unsuhuza shawurira waje unsuhuza utambye se nze ngufasha ubusanzwe mfasha urigeze baba tumushiha nze egerayo kwaye baho mwana ntago mvuyeho tubavuye mu nese umuntu aje no kureba muganire nta nubwo ushaka muganire ntago ubona ko ndi mu kazi none se ndagufasha icara hariya nyine wigire mbanze ndangiza ibyo nawe nicaye wagire kumushiha ko uri umusore mwiza ari kugira umushiha ngo nzakugira intego uzangira icyo nshaka ko ngira uburyo nzakugira intego noneho wagira ngo hari umuntu wakuntesha iteka iyo nangiye kugira kare munikorera ba none bavuze ko ndi nka nyamunsi nyamunsi yonyine se ese ubwo wavuye mu nzu agaciro ukundo ngukunda nkuko nshura basi uzambeshya umunsi musibye ibyo mbe nicariye hano ariko winyigiza hano sikunyigiza wakice ekabe nicariye nose kumuje gukora ngaho nta kibazo ngaho kuraho oya ndeka akaboko kanjye kanagukorera ngaho cyangwa reka ngufate gute cyari cyiza none ukuntu tuberanye reba turi kwifotoza mu bukwe reba hano reba turebana ntago nsa nawe gerayo ntabwo byazanye ntuzi imimero ye jyanye ibindi bishangara byo kugira ngo nongeremo akavuta ye none se ko ndeba wiheneshejwe aho ngaho urageze ngo cyane apfuye henuka aho ngaho kamama twamahirwe ko henuka aho ngaho ariko maze nkwegure eguka ibyo weguka ntungane yegurira amazi niyo mfite impuhwe naho wese ngwitaye guhenga mbese henuka ibyo henuka se cyangwa nasigaye nyakumenewe bakwegura wagiye kubwira waguteye icyo ntagaza akaza akakwegura henga mbesa igirayo nawe byo kukwegura byo ntabyo ndimo henga henuka aho ngaho ukakwenuka aho ngaho ariko ubwo buraya wabukuye uburaya n'urukundo bihuriye ntabwo ari urukundo ni ukuri ko Imana ni urukundo si barundi mungu ari wumva wenda bavuga ngo mba nagiyeho ngo no gusura uziko nta rundi rugo njya muri cyane wanyu ese ubu duje gukora iki mba nje kukureba nari ngukumbuye mba mubwire rero sibyo rwose mahoro jya mu mahoro izina bakwise ubundi baritoraguye kandi mwuzaniye amahoro gusa ubujyanye kuzana kangahe kamwegera kintu kiri kumwe se wagiye urwanira nk'umuntu w'umugabo ariko ngwino se ubundi ntabwo urwaye nini n'izina rya Yesu uburaho mubwire nerura rero yese namamagaze nerura cyo ukora baranakuroza si gusa yerekana ibicanira mubwiye ko yenukaho cyangwa ngo uce umugongo ariko ye ndakugiriye impuhwe se harya waba we wangiriziye ndakubwiye ngo henuka ongeye nyirankare cyangwa nkwere henuka aho ngaho urahenuka ntuhenuka uwakugize utyo nawe wamuhaye umunota se haguruka ibyo uhaguruka nta n'isoni nasize uri aha ngaha nagiye guhinga ntiwankurikiye none ndaje nsanze uhenya n'amazi wagiye kuva murayamena henuka ibyo henuka nabanje kuvoma inka rega narensubiye ahubwo nyine henuka nguye n'indi mirimo yose birandeba are we ariko umva rero mutesi ntabwo ari igihe wagutumye kujya kumanika akaguru
wararyohewe nyine uranurirwa none dore ibyo wazanye nta mpuhwe mfite yewe haguruka naho ibyo mbwira byo ibishake wariye ariko ese haguruka ma yo arewe bahamagara bajya ngaho se haguruka ese haguruka ufata aya matara ujya gucana henga mbese utajya kunyicisha icyo giti nkagushinguza mwakoka ndata ibyo wenda ivemo wenda ntabwo nakunanitse ngo ujya kwamara bayikuremo kanga arewe endadi batajya cana ko ngaho ariya masaka tuyongeremo ivu ndashyira n'isuka aho mu nzu fatwa na miniko fata n'iyi suka shyiraho ngaho mu nzu ntabwo tumye kujya kukamanika arewe urandiye basukirwa uko nkubwe terura amabere ya nyokoka mujya kukamanika muryohewe nyine mama we karyo kumve nk'uwaye amasaha ubuhurudutsi wanyu uje gukora iki hano ujyaza nigeze ndarandyamye naraye nkurota umva bigeze saa 10 za mu gitondo mbura ibitotsi ariko yakora akase kuro waje javuga nabi wabuze ibindi urota se ubwo se muri quartier ninde wundi narora birega ni we mwiza tuzatore abantu mister ubundi tugutora kumbura nkubwire sibyo rwose mahoro ntago mba ndi gushaka kugira ngo mfate umwanya wo kukubeshya no kugira gute sibyo nakubwiye ko ntagukunda pe ese kuki buri gihe unyizirikaho wigize umukandara sinshira sinkorora Mezo ndetse kukuroga niki gituma utankunda ndi mubi se yego pe ntago uri mubi ariko ntago nyine ngukunda nese ubona ntavamo umugore mwiza nditonda hako se wabuze abandi ni wenca nese kari wowe umutima wanjye ukunda ubugira ngo ngiye nzana kugura gift t-shirt sibyo ishati sinambaye gusa nzana gusohokana basi nsohokana nzashaka amafaranga yisohokanire duhoberane okay ngaho mvira kukunja bo nikorera akazi kunye vaho nyine mbwira tuzasohokane tuzasohokana ngaho vaho sikoro wanshatse wambara ukanshaka ko nsigaye numva nshaka ariko wa mukobwa urashyushye nukuri ndanashyushye ubagushake tu wagiye gushaka hariya ku gasante nabo nshaka ngiye nshaka wowe kandi nukuri twubatse twagira urugo rwiza nukuri kw'Imana sikuno nitonda wowe kaka mubwira ngamobera ba ase mobera sigwa mobera Kobi. Tebit. Kuzo shinyikira suru urukumbaza iki? Ubiki? Hazo shinyikira bite bizi nakugize. Bizi bite bya babaye iki? Habwo nyibuka se? Imana imfashije sinana kwibuka. Hako ubu nje udusore twose twarancanze. Ubu wabuze undi muntu ujya guterinda ku buryo uterinda mushiki wanjye. Buki. Ngango iki? Ugiye ngo rero nabyuze. Tesara twite. Atwita umwe sabwa akatwita imanga. Haka cyo kwa murana nashoboye. Ubundi wamutenda gute utaba muri iki cyaro. Akose ibintu uri kuvuga ubikomeyeho. Urakomeje cyangwa uri gukina. None kuza nyibwirishwa ngo bite n'ibiki. Nyine mbwira wakomeje cyangwa uri gukina. Urabona benda nsekeje. Reka nkubwire iyo mikino yawe. Ugiye isiga ku ruhande. Ntabwo ari ikintu cyo kwakiriza umuntu. Umva ubu nari mfite gahunda yuko tuzahura ndi kwiga nketa nk'ugonga ahubwo ugize amahirwe mfata fe Sirigari ry'abantu ryagomba umuntu utanyicira igari miliyoni wama ntago wazibona uretse ibintu uri kumbwira nibyo Mutesi aratwite nyine aratwita ahubwo
n'ubu ngubu ushobora no gusanga yabyaye afite inda nkuru hakosha kuri abasirikare murashoboye so muteye inda gute noneho ukuntu uri kukanwa gahoze wagira ngo ni n'ubusa bajyana agakoma gashyushye ese mutera nubwo kwa Margarita shaka kubizara ahandi nabugura koko ese bumva iyo handi umuntu hepfo atwite kwa Tereza bagira umwanda buriya nubwo wawuzana nkamenya ko ari ubwawe ntago nabusa umwanda gusuza amagambo ya Tereza yajya yirirwa abwira umudugudu wose ko watwitiye iyi inoze uzana n'abandi yateranyije umugore n'umugabo bararwana burinda bucya Tereza ibyo ntago bikindeba njye n'ubundi amagambo y'inana narayamenyereye baza sigindi gihe bavugiye ese iyo umuntu atwite nyine nk'uko bavuga ngo twarize ubushera nyine akana akavugira mu nda akajya akavuga ngo ubushera we nyine wumva ubushaka umutima nyine uba wumva ubushaka utabunyweye isaba iki ntacyo waba ariko nyine uba wumva uhangayitse ni nka kuriya ucana batetse nk'akanyama bakundi cyane twajyaga tujya kuvumba inyama rakanoze kwa kuvumba gushukura nshaka uri kubisasira gushukura ntabikora ubumva numva arikumva rero na mwana ni kuba wumva umwana nyine wajya ngo nk'icyo kintu kiri kuguhumura kandi utanakibona nk'ubu numva gubushera inzu yose iri guhumura ubushera ntumye abana ubushera numva inzu yose wajya ngo bayimennyemo ubushera kandi nta buhari none se ngo ko ari igihe umugore atwaririza umugabo we noneho ngo bajye baryamana kenshi wowe bigenda gute cyangwa ntabwo wowe umwana wawe yigeze ashaka umugabo papa we shama ibyo biganiro by'abagabo n'abapapa nukuri nukabinzane upe nk'ubu narindi mu kamudu keza nutanye gusana iby'abagabo umugabo ndamutwaririza hano hari umugabo habona mama nabizi niba uri kuvuga bizi se si umugabo izina rya Yesu ku buryo se bizi uri buvuga ariko icyuya cy'abagabo kiba ari kimwe ukaba uri gushaka icyuya uwanjye rero ntabwo ibyo byo yabitwaririje abinsaba mutereka mubwira ni ukuri ko Imana uri imbyanjye ukuntu abantu bose bazi ko turi inshuti uzi ko abantu babambaza nyine ngo uriya mwana ni uwande se umugabo w'abahe se ni umukire ntabwo mbizi Tese aratwite bya nyabyo cyangwa uri gutebya nta wundi musore nari bwigere mubona ari kumwe nawe yaba yagiye kuvoma niwe mwajyanaga yabaga ari mu rugo yicaye niwe wabaga uhari ibintu byose niwe mwabaga muri kumwe ninde wamuteye inda atari wowe Nese ari he hari mu rugo ariko ibyo bintu wakoze ntabwo ari byiza ubuse basi y'umushaka uzi ukuntu mu rugo biba bimeze ngaho rekera gabanya amagambo sibyo fasha noneho unjyana ingezi wanjye hano handi hantu ndaca njyana ingezi wanjye inde njyana unjyane ku igare njyewe mfata umuntu wateye inda mushiki wanjye mushyire ku igare ryanjye mumujyane mu rugo ntaho nakujyana uzabaza ngaho ntacyo ndaguha amafaranga ariko njyana ingezi amafaranga yawe nayo nshaka amafaranga udaha mushiki wanjye akirirwa arira mu rugo ni njyewe ushaka kuyaha si birakomeje koko Mutesi aratwite njyewe nakubwiye ngo ahubwo mbanza twite nk'abana 12 uko inda afite ntabwo yaba irimo umwana umwe ngenda bireba neza nkabona indi imwe ku ruhande n'umutwe umwe ku ruhande tuguru ku rundi ruhande kandi nabo maze kubara imitwe 3 bivuze ko ushaka gusanga afite nk'abana nk'8 ahubwo nkugiriye inama rwose wasezera ikisikaro kaza ukicara iruhande rw'umushiki wanjye uko ngo ntabwo njyewe nabyihanganira oya ari mu rugo nyine asundi ku cyo muteye inda asundi ni wowe uri kuvuga urabizi nabizi se urabizi neza ko ninjye wayimuteye ni wowe nta wundi ni wowe njyewe ndabizi nyine hako ugira ngo abaturage bose sinjye wirirwa batwara si bama amafaranga bagaruza ntukabigicoco igihe maze ntahari urakizi abantu bose bavuga amahoro agira ibanga kandi izina ry'Imana ntibakamenye ko wambara ukambwira umugabo wawe reba hano ndigeze kuva mbwira ngo warasamye ubundi uwo mugabo cyane igini riza mu gicuku akaza akagutera nakenda bayitera rimwe akaza akabyinirira umwana ubu se umwana we ko yazavuka atumva none se nyine mutene uko Imana yabibaza ubu se njye ko nta kintu nguhisha ko nta kintu se twahishanyaga kuva mu bwana bwacu semaho nta nubwo ushaka guha agaciro ko turi inshuti nimba ikintu nawe ubwiye ngo ntacyo nkubwiye ukihangana ukagira ko kwirirwa unkomeretse kuza ariko ubanza ahubwo nawe umeze nk'abantu binaho uba ushishikajwe no kumenya uwanteye inda
nyine njye nk'inshuti yawe ngomba kumumenya nkamenya ngo umuntu waguteye inda ni bwoko ki ese azatubera imbwa ese azamenya kugura ibigoma by'umwana ese ubu mutereka nkubaze umwana uzamufatira mu ki uhora muri iyi kanzu n'igitenge cya mama wawe nacyo iyo byajaguye nawe arakikwaka none se ubu ndi inshuti mbi ku buryo umenye ngo se umwana yaguteye inda ahita apfa cyangwa ni igini ryaguteye inda cyangwa ni umusaza utagira amenyo cyangwa ni umuntu udafite ubwenge nk'abizi wanyu ku buryo ntabasha no kukujya ubu nabura n'ibihumbi 4 bigura ikigoma tukabura n'agasarubeti oya wirira nago muti uri umunyamitwe iyo nkubwiye ibintu buri gihe urarira shana kuri ngama nimba wasoje ngaho taha mawe niwe muntu wakabaye basi uzana ukanganiriza utitaye ku bindi ukaza ibyo bindi ukabireka tukaganira n'umwana wanjye basi akumva amagambo meza Nese amagambo meza njye ndi papa we mbanza umbwire papa we ninsanga aragutenda motivate mukubita ndamubwira amagambo meza ndanamuririmbira wenda mpindura ijwi ry'abagabo nese kurira nese nta muntu waguteye inda uri Bikira Mariya kare ngo waryamye nimba yararyamye ngo bakamubwira ngo Bikira Mariya utasamwe mu cyaha nimba utasamwe mu cyaha nimba atarasamye mu cyaha maho nimba ari icyo kikuzana mu rugo iwacu kuva uyu munsi n'iteka ryose sinzongera kukubona hano nuko ye nuko amagambo mabi n'ubundi ndayumva mama arayambwira n'abandi baturage barayambwira rero wowe nimba nta cyiza kikuzana hano uje kumbwira maho sinzongera kukubona nese kibi nkubwiye ni iki nse nyine njye niba uzi kubara rero sibyo bincanga kuba uzi kubara nyine ukaba warabibaza aha barambwinga abasirikare babigisha ibintu byinshi wasanga barabimwohereje muri message nibyo nari narabuze ukuru byagenze nibyo wayimwohereje muri message none urabimenye niko byagenze niyo wimenye hindukiza igara ntwara ntayo nagutwaraho bizo wanjyanye ukangiza iwawe mbabarira shaka ariko ndakwishyura ndeka ahubwo nigeye no mu kazi mbari ibi unyishyura se unyishyura ibiki haka abantu cyo kwamana nashoboye hasi ubu koko yewe kuno nabonaga ari umwana mwiza none nawe yewe urutwe na korode koko muvandimwe wawe ahubwo wandetse nkikomereza akazi genda se genda nyine mva mu nzira igende ndashaka unsubiramo neza ibintu ngiye ariko abanyarwanda baragorana pe Mutesi aratwite ninde wabaramuteye icyo kibazo se ni wowe bakagombye kukimbaza cyane ngiye bakagombye kukikubaza nakagombye kukikubaza kuko wari uhari ahubwo wowe urabizi ko nge ntari impari byihorera njye nabimenye yewe biragaragara ko nyine byakoze genda nazongera kukubona na mushiki wanjye uko kireba ni ukukibona gusa utinya Imana ikibi nkubwiye ni iki kizi uri kumbwira ni warambaje wagutenda nende nakubwiye maho ntago ibyo ari ngombwa ntago muzi hari uwo okay maho ariko ubwo nta nubwo ni inshuti yawe uranyukana se ubundi aha ni iwawe uretse kuba turi inshuti aha ni iwawe ku buryo unyirukana nk'umunyamagambo cyangwa umugore w'akanyamasutwe uko ubonye oya ibyo ni imitwe ni n'uburyarya kuba nakubaza nibyo bitumye urira se cyangwa wibutse ko wenda umukumbera ushaka ko arera umwana mu nda wenda mbwira ati maho nawe uzongera kubimbaza ukundi ndabyubahiriza sinzongera no kubikubaza noneho pe ndagukarabye sinzongera kubaza umugabo wawe umugabo bakubaza akarira aha ngasi nzongera turere umwana bebe nzakugura imyenda nese ndi umurozi kwanga ko nkora no kunda yawe yenda mbugusukiremo n'ubundi bushira wamaye nta mutima mwiza bumwe maho urakoze nukuri inshuti nziza nyine cara nk'ubushira bwawe n'umwana wawe utwarije njye sinakubwiye ko nongera kukubaza umugabo ibi biduteranya munuze mutene ukajya wifata gutyo icara nk'ubushira bwawe umwana wawe anywe yishime bebe ntabwo nzajya kubabaza papa wanyu nimba papa wanyu wari ngaho urakoze ngaho taha ahubwo se uri kunyirukana gute winyirukana ntimukajye mwanga umuntu ubabwiza ukuri ntabwo nzongera kubikubaza ariko ntabwo byadutandukanye ubwo se wabyara gute ntahari mama kuba natanaguherekeza karindi uzakugendaho
nimba utanazanabyarira aha mu mbuga ko n'aba bana gutaye. Sha uri n'umunyabibazo. Ni nanjye muntu ufite no kuba mbona uri kwirata. Babara nawe wimbwira ubusa. Bakunywereye igikoma. Ubu Mutesi yakunywereye agakoma bi. Imyaka yaje iba yaje. Bazi ukuntu nari nivire mu rugo ngiye mu kazi nkahita mpura na cya gicucu cyateye inda mushiki wanjye. Kagira inkuru. Ninde wamuteye inda? Ese ushaka kuba utamuzirirwa mu rugo umukururana buri gihe. Wowe na Mutesi nimukururana buri munsi. Ese gukururana bivuze kambwira amabanga yose. Ninde wamuteye inda? Ahubwo mbwira ayo makuru nyemenye. Ninde? Si cya kigo gise cyo ngo cyo kwa Korode. None se umuhungu wa kwa Korode? Yego nyine. Uwuhese ni Rugamba. Nyine rwa Rugamba, rwanda rwagiye mu gisirikare. Kagatira we ranshinyikira. Ngurabona ngo bite se ngo mobera. Ndakibwira ngo kugira ngo uhobere. Nagenda nkahobera ihene yo mu rugo. Sabe uno mutwa baba mu bwenge ubundi. Rugamba yagiye mu gisirikare amaze igihe kingana gutya yatereye hinda mushiki wawe se. Nawe rero nibyo ngibyo yaje nyibwiriye. None se nyine ngatekereza yamuteye inda gute? Umva sha, ndetse sinjyanganira nanuze na Kado. Kado se afite nayo umukuru we w'umusirikare. Niyambwiye se ngo yigize kohereza nginda muri message ngo umugore arayisaba. None se bikubwira nini? Akabiye mama waricara akavuga ngo ubu narabyaye mfite umwana witwa Bizi rwose w'umuhungu. Nese kuri igicucu ndavuye muri message iragenda ijya mu nda ya Mutesi gute yirema mu mwana. Nose ngiye sibyo namubazaga. Nibyo nayo nyine namubazaga mvuga kubera iki wateye inda mushiki wanjye uyohereje muri message. Rero no kanamusiga tukirirwa mu rugo birwa mutuka nago bizi kuri mama wawe. Ubundi se kamubaze. Kuri umuntu w'umugabo yenda bayohereje muri message wagiye ugafata inshingano ukayirera n'ubundi azaba ari umwishywa wawe. Ngewe ndera umwana uwo mutenda kandi muzi agomba kumurera yabyanga nzajya kumufungisha. Ibyo kunkangisha ngo yambaye imyenda ya gisirikare nanjye nzahamagara nibyanga. Nzahamagara umukuru w'irondo ry'umwuga mwereke. Uzamufungisha se ufite ibihe bimenyetso? Nibimenye ikimenyetso cya mbere se ntatwite mushiki wanjye. Kuba twite se abagabo bose ntibatera inda. Wenda ni nawe wayimuteye uri musaza. Ngaho nyumva. Ahubwo ukuntu umeze wenda kubona ari we wayimuteye. Naga ari wateye Mutesi inda. Naga ari wowe reba hano. Naga ari wateye Mutesi. Wowe. Njye kuri mushiki wanjye. Mu izina rya Yesu. None urumva ibyo bintu uri kwivugishwa reka n'abamotari baze bakugonga. Urumva ibintu uri kwivugishwa bibaho. Njyewe reka nkubwire nibikomeza gutya nzagenda murege ku muyobozi w'irondo ry'umwuga niyanga kumufunga. Nzamuke njye kureba umudaso nabyanga. Nzabibwira umuyobozi w'umudugudu. Ibintu ubutanu ukajya umpagarika umbwira ubucucu bwawe wagicuke. None se ziba ko kireba. Nayi na uzoganyira. None se basi aje gwa kanyenga. Komane nayi.